Bro. Izo modoka tena tuzaziterura. Nawe wayiterura? Urishuwa nzanye imodoka wayiterura? Yizana na kano kanya. Aha. 70. Kubitaga gutya nukumukebura. Okay. Shotoye intare zari zararyamye. Yazishotoye. Nawe ahari ubu utamuzamushobo kanda bato. Twongeye kubaha ikaze mwese mukurikiranye GJC Media TV, twizere ko mumeze neza, twizere ko aho muri ibyo urimo gukora ubona bigenda neza biri amahoro. None babwiye rero ko nzagenda nkashaka abasore ahantu mu ntara, nagiye mu ntara hajya ubwo Huye ni mu ntara ye amajyepfo yes, njya no mu majyaruguru i Musanze nkahukura abasore babiri abangaba muri kureba kuri kamera zanyu cyangwa se kuri telefoni cyangwa se kuri laptop, icyo ureberaho cyose naho waba uri hose ndabazana kugira ngo tubanze tuganire nibo nshaka kuzahuza na wa musore wanyu mukunda witwa Rutambi. Tubaha ikaze. Umeze neza? Turahera kuri uyu amakuru. Umeze neza? Amakuru ni meza ndashimira. Musanze biragenda? Musanze biragenda nta kibazo. Yego. Witwa? Amazina ni Mwizerwa na Jib. Mwizerwa na Jib. Yes. Ukaba uturuka i Musanze, wowe witwa? Cyuzuzo Jean Claude. Cyuzuzo na Inskari ry'abagore man. Ubugize ubuko oya mba numva ari ry'abagore ariko tuzabibona. Umusore witwa Rutambi muramuzi? Turamuzi. Yego, nagiye nyura nko muri Huye, nagiye ngera mu mirenge igiye itandukanye, hose ndagenda barambwira ngo ushaka umusore wigeze guhura na Rutambi. Mwigeze muhuraho n'ubundi? Mwarahuye. Noneho nanjye ndashaka ko mwongera mugahura. Namukoresheje ikiganiro aravuga ati arashaka abantu b'abasore bafite ingufu bazahura bagakura umurwano unesheje, akaba ari we bashyiraho tika bavuga ati ni umusore uhagarariye igihugu. Uritara igihe cyose nzakujyanira. Sure. Ntabwo ufite ko wumva ngo yagukocoye ubushizera. Ubu se bizagenda bite kugira ngo baravuga ngo wagutsinze iteka ryose yagutsinda kuko kubwira ngo burya sibura umaze gushyiraho akitozo ntago bibona se akantu kamaze kujya nawe arabiza tuzamureba ubundi turebe ibyo ari byo. Wowe urasa ko nk'ufite ubwoba, urabona ukuntu tuje byatare ndetse ko ufite ntago ari ubwoba. Wowe n'ubwa mbere muri bwe mugiye guhura? Twigeze guhura i Musanze. Aragukocora nawe? Ntabwo yankocoye ariko gukocora ni ibiki? Yaragukubise? Twarahuye ntabwo yankubise. Ese waramukubise? Rose gukubita hari ugukubita ari kugira uti yarakunesheje? Ntabwo yanesheje ariko kunya ni ibiki ariko. Yarandushize ntabwo yanesheje. Guterura ntabwo yigeze anesha. Yakurije guterura ibiro byinshi. Okay, ntacyo tuzasubamo no guterura ibiro, dusubiremo mu Rwanda. Ejo bundi nigeze kumujyana ahantu mutera n'umusumari wanga kwinjira umusumari. Urishuwa? Ni ukuri koza. Wazamuze kandi zamutobora umusumari ni wakangaye. Ngenzaza no 15 umwitere. 15. Nakoniga no 6. Umwitere. N'ikiganza nano nubwo ari nyungu. Byo karugukanga bana. Ukanga zukanga. Iki cyane kiza kibara musura kiza kuko twese twahuye nawe. Mwaramubonye. Niyo mpamvu mva ati ibintu birenze bihari. Yanateruye imodoka bro. Izo modoka tena tuzaziterura. Nawe wayiterura? Urishuwa nzanye imodoka wayiterura? Yizana na kano kanya. Muravuga ngo imodoka. Yego. Uretse guterura hari indi siporo waba uzi mu? Siporo zirahari ni nyinshi cyane.
twereka zankufashe na mikoro ndabanyifite oya ukora ibyazi sakirwa oya aha ushaka kwita nka pompaje zingahe ijana ku buryo ushobora kuba ijana zikagera zigashira ntabwo nshobora gukoresha umuntu ubeshya tugiye kwereka abantu ibyo uvuga ko ari byo hasi urimo uramufata aba ni ba basore uyu ni umusore aturuka i Huye bamwita Cyuzo n'uwo tuzahuza n'uwitwa Rutambi uca ingensya twagiye 1 2 3 icumi rimwe kabiri gatatu gatanu gatandatu makumyabiri rimwe kabiri gatanu 30 40 50 60 70 tangiye kururasha tangiye kururasha 75 80 ntacyo urabekera izo 85 haraba 15 90 oya nta kibazo bitewe nuko nari nkutunguye urabona ko naho ugerageza akira Rutambi busanzwe mujya muvugana ikizatuma noneho uzamunesha mu byo muzakora ndashaka ko muzajya muri gym ndashaka ko muzahura vizavi nkabona ko udahita wiruka kuko umuntu iyo yakunesheje mushobora no gura ugahita wiruka wirukaswa n'iki umutinya man nese yaranesheje kandi imbere wari utubwiye ngo yarakunesheje nabwiye yaratsinze ntiyanesheje ijambo uri kurusha nakunesha iyo nesha yawe urayishaka nako mushaka gutsinda no kunesha bitandukanye azi ko mbona birakariye mu mana ntabwo mbishaka ntacyo wowe watsinze ntimuzahura ugahunga kuko noneho njye muzarwana live bro njyewe nta imitsi itizamuka kwera muzarwana urumva turebe noneho unesha ubwo azaba ijambo kunesha urumva njye ndimo ndagenda nshaka abasore ushoboye kugira ngo hazasigaremo umusore umwe mujye mwemera mvuge muti wo ngo turayamanitse muvuge muti Rutambi niwe wa mbere mujye mumwirahira yego rabise wemera mbaza nawe ariko Cyuzo umutinya kubera iki Cyuzo ukubita pompaje ijana mwana mutunguye ashobora kwita pompaje ijana ahubwo nanjye hari ibindi nakora biye gwe na pompaje 50 ntiwazitera mutunguye uko ni ugutinya ntabwo natinye tugenda ariko na kano kanya kuba nansaba umuntu watinye kufite ubwoba ntago ari ubwo uri mu gisibo niyo mpamvu tuje mufite umwanya ryari sasa igihe muzaba ubu nabahurije hano umva nkubwire nabahurije hano kubera ko mu kiganiro cy'ubushize yaravuze ati ndakwemereye genda ushake abasore hose ndavuga ntabwo twazana abasore 30 mu turere twose uko ari 30 ndagenda mfata babiri ndavareka manuke njye Musanze mu majyaruguru njye mu majyepfo ngihuye mfata abasore babiri urumva ariko abo basore babiri mbanze menye ibyabo urumva nkuramaze gukonfirma rwose urabona n'ukuboko afite ko kurutaho kwawe mu kuntu urumva ntabyo bitwaye urumva urabona ko nakurebye urabona ko kamutse mu maso cyose aba ni abana aba ni abana
aba ni abana sa cyokoze ndabona hano hantu tuzabireba iby'abana bakora abana ari abakira abo ubu ngubu rero afite difera yego ndavuga nti nzagenda nshaka basore ubu nazanye mwebwe kubanze tuganire twumve ko muri ready n'abantu badukurikira baragenda bavuga bati ko kawo ngabo bari ready bandike comment nibavuga ngo bahuze na Rutambi tuzahita tubikora vuba bishoboka duhure turebe ibyari byo niba ari uko kuneshanya niba ari ugutsindana ijambo ryawe rero gutsinda tuzareba mu utsinda ase kuki muryanga kuko mushobora nyamwishuri habamo wa mbere n'uwa nyuma we tuzareba uwa mbere akabamo n'uzamo akazamo no hagati akaba ari wowe cyuzo akaba uwa mbere uburyo isudera ndavuze tugiye kujya taka kweli urumva bakarebamo uwa mbere mu ishuri bava bakarebamo uwa mbere yego wenda nka tugatse kwicuzuza akantu ubona ka faiblesse agiye uremwe akavuga turi hano umusore ariko araburaho akantu kugira na Rutambi nabibona kuri kamera azavuga turi umusore ibyo yambwiye nibyo Rutambi arubakitse neza kandi ni umusore pe urumva ni n'umusitari urumva arazwi kurenza ukuzwi bro urumva ariko ahantu ubonaho ajegerera ni he ahantu ushobora kuvuga Rutambi ntafite iki anajegerera afite umubiri ujejete naramuteye gukora kumuka wowe ugomba kumuka ariko bro reka twumve urabona imitsi mba afite ariko zamwereka imitsi imeze gutya twanyaho ni insinga buri muraziba yarabizi ku buryo nazana fonse nka tobora nabwo nzamutera imbaraga zirimo ugashize imbaraga nawe byagenda umubiri we uroroshye kindi ubona ko kana agomba kwitaho cyane agomba kwita ku kantu ko gukomeza umubiri ntabwo ukuntu agaragara nyine harimo akantu k'umubyibuho ibinure ntago akamutse icyo wemera noneho kuri birenze kuba ari umusitari icyo wemera kuri nawe ukavuga ati Rutambi iki ndabizi aragishoboye aho ngaho nuza aho ngaho urabusa nkaho ndi kumubatinyisha ibyo nabyo dushaka kumenyera aho tuzahura aho ngaho nabyo dushaka ni ngongeye bazanga ikintu mumenyera ibyo ni ku giti cye ni ku giti cye ntabwo turi kumwiga ibyo ni ntabwo muri kumwiga muri tayari ariko ubushobora gutera nk'ibiro bingahe ibyo tuzabira tugeze muri 200 wabiterura ibyo tuzareba tugeze oya usibanga mwandagira ngo urumva mufashe umwanya wanjye nkajya nkabahuza n'umuntu mukaba mutabishoboye man mwamumbihirije mwamwangije tike yanjye amafaranga ntabwo ibintu nabikora ku buntu murabizi man no kubabona na amafaranga ushobora guterura ibiro bingahe yego uzi impamvu uri umunyamakuru uko ari byo ushoboye kandi ntabwo wakwaka akazi udashoboye ese nta bindi nshoboye ibi ni ibyo ushoboye cyane Jesu ko pompaje ijana ushobora kuzikubita wowe icyo uri kubikora aka kanya uko ari byo ushoboye kandi umuntu yaka akazi ashoboye ese wajya kwaka akazi k'ubuseriveri uzi kuri muco ntabwo bikunda uragejeje byo ubundi harageze abana mucoma wa seriveri none se ibyo ndi kumubwira arabitegura bakabirangiza ariko umusore yaraza ariko munyamubona ko nk'umunyamakuru ushobora kuba umuhanzi ushobora no kuba umuhanzi nabyo ni iby'ubushobozi nanjye ushobora nko guterura 50 50 nabiterura nabiterura ibiro mpima tumira 70 bro ndose ngenda kubika ndose tuzana umunzani kuvuga uburyo muri kupfobya bari hari abantu bagurikiye banzi n'abari kubireba bari kubibona yasha rero ukaba ufite bingahe umufite wa 50 ashobora naziko nshobora no kubasebya kuri kamera tukajya hasi nge nkatera pompaje nyinshi kubarenza twese tukamanuka hasi bro twese tukamanuka hasi kandi ugasanga mwe murarushye imbere 90 wakuye nizo wanyibye oya naza nakwibye
bro bari kuri kamera baje nakoze igisambo ku baje kuzibara ariko baza no guserereza mu byitoza mani uziko no guserereza muri byitoza niba zari 90 n'abanjegeye ubuse uko mwaba musebye tugiye tumanutse ariko nje nawe tugenda kuri kamera dutere pompage ariko tubanze tujye bari gutera pompage ngiye kugwijosi byanjye ni gufate ngutyo ni mwishe se man mwishe nkagufata nkagufata gutya nenda ku buryo mani oya kubera ko aya bro kubera uzi ko ibyo ngibyo bakumbaza man bakumbaza kuko nshobora nko kugufata gutya nkakuniga nje nkakuniga oya nakwica man cyako afitemo ingufu daga afitemo ingufu man afitemo ingufu ariko umva nkubwire ko kunigana cyane ko usanzwe ukora oya akazi yaje yakubwiye birashoboye yabonye ko bishoboye ariko ndabona afite ikidamani man umusore gaturebe man ndabona baceke mutajyaje ndashaka kurwana ko mbona oya we reka urumva reka nkwere je narabaragaye narumye narenze no kuma wowe uko biri man musanze njyewe nimbona udashoboye nzatwara umwe ariko musanze nashoboye mbona udashoboye kuvuga kamera bari kubireba uri tayari ko nashoboye musanze cyangwa no kuri kundeba ngo oya chawo none se twabanje ukadusuzuma tukajya muri gym twebwe uwa babiri undi bishoboye nk'abasuzuma ni musanze nawe twipima umuntu uzatsinda uzajya twipima uzatsinda uzagutsinda ni uzajya njye nabatsinda bro nuko ko nabatsinda njye nabatsinda ngo tuzakunesha uzagutsinda ni uzajya ariko nyine iyo mikoro iri kwaka iri kwaka urambwira ngo ushobora kubona umuntu mbese atuje ntabwo uzi impamvu hari na kamera y'umuntu ase ubundi wabitangiye ryari bro guterura ko mbona ukiri muto mwana uracyari akana nta bwanwa ntaki rumva reka mwatake mwana gura umwana mwana urashaka kuzaterura icyuma ngo ukakira hejuru urumva bitangiye 2020 muri guma mu rugo nibwo watangiye guterura icyo gihe wapimaga nk'ibiro bingahe ase ushobora guterura ibiro bikiyongera cyangwa bikagabanuka biragabanuka biterwa yego wabitangiye 2020 ubona hari icyo bikumariye se biragiye ifite kinini kabisa yego okay yewe na n'ubundi icyo bimariye n'ubundi bisanzwe ibiraka bihari muri ububounce muri Musanze Musanze nta n'Kigali nibyo maze Musanze nayitembereye nza kureba mbona n'ahantu heza cyane hari ahantu dukorera ububounce umuntu agukeneye ubu yakubona gute n'akanimero cyangwa se hari nko kuri Instagram umuntu akakubona cyangwa kuri Facebook akakwandikira ayahe mazina Mwizerwa na Jibu Simba 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 nakonda twagiye kuri Harmonize wacu man ufite look nk'iya Harmonize urumva cyo ko yabandemera kabisa sport uzi ko yagukamuye no mu maso wambaye nk'ishati umuntu yajyanga uri nk'akana muraka kwibeshya ugahita uterura hari gukora siporo hari ukuntu ugenda ukamera noneho wakwiyambarira ngadukandane turebe nk'ibindi utangira wowe twagiye kanda numve sha akumva ko ndimo oya kanda bro kanda ubusa n'umuntu anirwa rutamuzamushowe kanda basi bikugaragaza ukutari ukutari umuntu ashobora kubona
uri mukuru utari mukuru cyangwa se wahura n'umuntu mu nzira yambariye imyenda bisanzwe ukajyana ni muto umwana cyangwa turiya umuntu arabyusha ariko wahura nawe yambaraye nk'isengeri cyangwa ari nk'ahantu mu runaka akora siporo ugahita ugira biravuna ugasibuka tuwamuntu agakundi ariko bajya bavuga ngo ushobora gufata proteine ukabyibuha ariko nta mwitozo nyine none si biragaragara ubona mbyibushye se urayifata se ntabwo ubyibushye pe wabitse mwereka umuntu wa proteine wamubwira afunga inama akayikwereka yayikwereka wapi kabisa wabyibushye yemereye nko mu mama inda yaraje itandukanye proteine n'imyitozo bisanzwe ni bitandukanye nimba wakoze siporo yawe ukagira ikirayi cy'Imusanze cyokoza ni heza ahantu ukagenda ukituriza fresh ukora umwitozo wawe witaye abana hari umuntu ubona ko umuntu ameze nk'utya nguko umuntu yabona umuntu angana n'utatu ntagende uko nakora siporo rwose nahita ngana nawe ahubwo akaba yamara n'imyaka n'icumi akora yakuma ahubwo kuba umuntu yumagaye bisaba igihe mbese ugakora ibintu nabikunze ku buryo umuntu ashobora gukora nka kangahe mu cyumweru ni ngombwa ko ukora buri munsi maze ko nababaye ahantu wangaze uterwa nose n'umwanya wawe wihaje waticaye gukora gatatu mu cyumweru ndakora kuva ku wa mbere ngere ku wa gatanu weekend yose nduhuka najya ikintu nkora kijyanye na siporo aba ari umwanya wo kuruhuka kugira za siporo maze iminsi uri gukora nazo zigira ute inyama zigende zize wowe watangiye gukora siporo ryari mbere ya nka za 2019 watangiye gukora za gakondo cyangwa wijyaga muri gym irakomeza irubaka cyane gakondo irubaka wenda ku batabizi gakondo ni kwa kundi ufata icyuma ukikorera iwawe mu rugo nta kujya muri gym ni nabyo ushobora kubwira umuntu abikore niyo yubaka cyane yego watangiye Huye nyine aho muri quartier wanyu bakubwiraga gute bajya bavuga ngo ni ugucunga ububwa ni ukubura ibyo ukora wabwira nk'umubyeyi wenda ubona umwana aterura akamubwira uri kwiyica cyokoza bro njyewe ariko iyo ngiye kureza n'ukuntu ungana guterura nigeze kubikoraho nyiga ubu ntabwo ntibikora ntabwo uzapfa se n'igihe wananga yebyo ubundi umunsi iyo wageze ngo nzapfa uragenda hakaza abandi generasiyo ikava bakaza kabisa ibyo mvuze aribyo ariko hari umusore nzi abantu b'imuhanga nigaga kuri kaminuza baramuzi yakundaga guterura mu gitondo ajya guterura basanga icyuma cyamuguye hano yapfuye ubwo yarabikundaga cyane ikintu ukunda nicyo kikwica ubundi nicyo kikwica n'umunsi uba wageze icyo ngicyo yari kugomba umuntu aba agenda mu muhanda ukabona mu kimodoka cyangwa ugasitara akagwa hari n'igihe atitara umuntu akurura agapfasa umunsi uba wageze aho Imana ishyiraho ikintu gituma abantu bavuga ati yishwe ikintu runaka ariko umunsi uba wageze ibiryo byawe byashize kumara iki kwisi kandi turayago yarangiye birangiye cyakoze icyo kunywa ntabwo wakanga guterura abantu batinya guterura bavuga ngo wapfa cyangwa se ngese ugeze mu myaka 50 aho utagishoboye guterura icyuma ntushobora no guhita unanuka ahubwo biteye ubwoba imyaka 50 muri iyo myaka indese Deroka afite imyaka ingana Deroka afite imyaka myinshi abantu bakurikira Deroka Johnson afite imyaka 60 ahari ariko bitewe n'ibyo barya bro barya na proteine aho guri niyo wakaba yapfa mbere oya ushobora kugeza mu myaka kubera ibiryo bike iki arega naga gukora naguvanga nose nta muntu ntago nshobora kumwabaza kuko nagiye muri gym mu gitondo nariye sindi mu gisiba nose ubwo nambaye ikibana ameze neza niyo mpamvu usa nk'aho ufitemo intege nkeya ariko baby face man uracyari muto ariko man
Jewe na Umugabo kuvuga ngo akiri muto ndi yarashaje. ndashaje Nuko wawe. Oya ntabwo ushaje bro, ntabwo ushaje n'ubwanwa nibwo bukiza. Umugore wamuzana se umugore mwana rero undi ntabwo oya nagaduta bro. Ukona nashobora gutunga umugore. Nawe urisetse nawe ntabwo turi kuganira okay ukona nashobora kumuhahira nimba ndajya ku kazi ikiraka cy'amasaha n'atanu wacino rega gutunga urugo tunabigarukeho si ugushobora guhahira umuntu si ugushobora kumurongora isori gukoresha iryo jambo ni ugushobora kwiga karagiteri ku buryo ashobora kuzira nk'igisore nka gutya akavuga ati wori akawukora nko mu matama akubita nk'urushyi wowe kubera ukiri umwana urumva ushobora guhita uzana za ngufu gato ugashyira ku ivi. ubundi hari ikindi kintu abantu batamenya gukora siporo oya kereka ukora karate naho siporo none se abantu bishe hari umuntu wishe radio ni abantu ahubwo ngo murakazwa n'ubusa hari ijambo ushobora kuvuga hano ngaha nabwo umuntu akarakaza no mu kanya rero akayibwisa umwana kandi uri umwana mbona uranyirukanganya ariko wari ugiye kuvuga bibaho mu buzima ntabwo ari kuva rero siporo ntabwo ari karate siporo ubundi uzareba siporo abantu bakora ushobora cross ndayikora cyane abakina umupira se bundi ushobora guterura ibyuma wowe ubwawe muri wowe hari indi mico yawe wifitiyemo ubwawe ubundi nibi cyane nawe siporo ariko hari imico yawe uba wifitiyemo wowe muri ndani ariko abantu bakubona nyine na siporo ukora bakavuga ati abiterwa no guterura ibyuma kandi atari byo ariyo kamere biterwa n'imico y'umuntu karagita y'umuntu yego wasanga iyo uza kungana nanjye bari kubugira amahane yataje oya mani kareba izaguruka ariko n'ubundi wambaye nk'agakote mani ikote rinini ritakwegereye urumva umuntu yagira ngo niwe mutoya kuri njye ariko wakuramo mani iyo nta anakonda iyo ni krokodili iri aho scorpio bisobanuye sha rutambi noneho tumuzana abasore ba scorpio niyo gukangana impamvu umuntu wundi aba agomba gukora siporo si ngombwa nimba uri umuntu ukora siporo uterura ibyuma ugenda mu muhanda wambaye amasengeri ariko wowe wikora siporo yawe ucunge body yawe urangiza yambarire yishime kugira n'uzana kubona aho uko azatungurwa akavuga ati wa munsi nari nzi ko angana kuri ntabyo narinzi atungurwa ahubwo siko ugenda uri kwirata mu muhanda dose ko aho wadusanze twambaye njye ntabwo njyewe urugero wenda we kubera amata akiri mu maso toto urumva ariko nk'umuvandimwe namusanze yambaye ishati urumva hari umusore mwe muri kumwe w'umubiri unanutse wari wambaye agapira k'umweru mani nabonaga we musa nk'abangana urumva ni ikanzu ukuyemo iyo shati urumva ni ikintu cyiza cya siporo harimo akabanga mani harimo akabanga mani twatandukanye n'abandi bantu ugomba kwisanisha n'abandi niyo wambaye nk'agapira k'amaboko magufi ushobora kwambara rimwe mu kwezi wumva unabikumbuye ariko ntabwo wabyambara ntabwo wabyambara yambaye isengeri buri gihe ba basore bahora biyambitse amasengeri buriya none baba baciye ariko se musobanure urugero wambaye isengeri nta byabirenze niyo wahera ku wa mbere kugeza ku wundi ndimo bro umutipe aramutse yambaye isengeri njye ndimo koramo oya koramo gake oya nyine wese nanjye mba niyanditse kimwe oya vugisha kuri bro umva akavuga gacuritse urumva urakumva urumva paseri y'akantu kawe akavuga gacuritse ni nk'akantu gutya kana urumva kana nanjye ndakora siporo ntago wahangara ibisore nk'ibi udakora siporo nanjye abankurikiye njye nkora siporo nkora cross nkora pompage nka 300 ku munsi urumva ko nanjye nshoboye ariko rero icyanzanye ni iki
byarimo kugira ngo twiganirire bamenye ubuzima bwanyu bamenye abantu bazahura n'uriya musore ndimo nateguye ikintu cyo kugira ngo tuhuje abantu muri iki gihugu urumva tuzabigira professional kugira dushobora guhamagara n'umugande dushobora guhamagara n'umurundi bro kuri final n'abantu badukurikiye bazajya babivuga bandike comment bati tuzanira uyu ku buryo nshaka ala azabimfashe kuzafata nka sale runaka tukaba twafata nka kuri arena tugatumira abantu for free kuko ministeri y'umuco irabitwemerera kuba ni siporo kabisa tugatumira abantu muri arena cyane bro cyane kabisa ubona abantu bakubise muri stade baje kureba icyo baterura ikintu gutya yego man ibyo nibyo nshaka yego babiteza imbere bavuga ngo uyu niterura ibireme njye nababajwe cyane hari umuntu wigeze gusohoka ngo niterura ibiremereye ngiye nsanga akorera siporo simuvuga ariko ateruye mbona arimo aterura ikintu nanjye naterura ndababara ndavuga ni no mpamvu content nayitangiye ndavuga ngiye gushaka ushobora kuza ugasanga muri gym turikoresha nk'ibiro 40 wenda mu bya 40 tukoresha hari n'undi ukoresha 60 aho ugasanga kuzikoresha 40 turi n'ibiro 30 uri munsi ye ubona ari we mutoya kuri ugasanga terura 60 ugasanga ari imitandukanye uza guterura ibiro byinshi ako bavuze ngo ko bishobora guturitsa imitsi yo mu mutwe nubwo nabyize mu gukora siporo guterura ibiro byinshi ukoresha uturo dukeya ukora inshuro nyinshi utwika akanyama okay tuhari kujya twanteteninga abantu turyohereza abantu badukurikiye niyo mpamvu naje kubareba tubanze tuganire mwivuge uyadukora siporo nawe twasanze uri mu gisibo ntacyo ubwo tuzabibonera ari kuri tere nzabahamagara umunsi nzabahamagara nubona rutano gamuntu beho mutume ngiriya kamera ngiriya ndabizi ko ikiganiro arakireba kanyafu kabuno mukubita gutya ni ukumukebura okay yazishotoye nawe ahari ubu afite ubwoba yazuye kamere mwanga agasuzuguro iragenda ahantu kishi rwa ruhu rugize turushaka igenda ikarwubura ikagaruka rishyashya irihisha kumwe mwari kamufuye mwarihisha nta mavuko igaragaza noneho turaje okay murakoze cyane rero ndabashimiye abari badukurikiye twari turi kumwe n'aba basore ndagira ngo mbabwire ko ntimuzajye kure mukore subscribe kugira mujye mubona bino biganiro niba ushaka kuzabona kino kiganiro tuzagirana n'aba basore twabahuje na Rutambi si n'ikiganiro ni umukutano babyita mukutano unavuze ngo inzoka ngo iyishango yuburu ubu yariyuburuye bebe yariyuburuye ngo yagarutse ari undi wundi ntuzavuge ngo mwamfashe ku buryo noneho azahita atsindwa uzaba usebeje kubera ibintu byose birashoboka imbere none se turi mu isarigana ndamanuka iburasirazuba ejo bundi kuwa 4 nzajya iburasirazuba nzanyura Rwamagana Kayonza Nyagatare na Kirehe dushakemo abasore ubwo bano twazanye ni abangaba murababona nibo bazahangana na Rutambi uzavamo Rutambi natsi urugero wenda bebe akamutsinda sorry kwita bebe cyangwa se cyuza akamutsinda tuzafata uwo nguwo ahangane nabo ngabo tuzabikora kugira ngo mwishime munezerwe ikindi nanone nkuko nabivugaga nashishiyemo hagati ndashaka ko dushaka kuzagira umunsi muri arena tugahuza aba boss
uko nzagenda mbazana ubundi tugakora ikintu kigari mu Rwanda bakabona ko harimo abasore barya nk'uyu musore umurebye abona ko arya umurebye abona ko arya arakomeye ari fiti hagize bibaye na ngombwa igihugu kikabitabaza mwatabara ni ukubaha training gusa y'ukuntu karakenewe ni ukubaha training gusa uko kabisa. Turabashimiye cyane kubanga kuri kamera hariho Eric, twizere ko muri bugume kuri GGS Media TV kugira ngo muzabone ibindi biganiro bizakurikiraho cyangwa se undi mwiyereko uzakurikiraho. Ndabashimiye cyane, mugende mwitegure, mugumye mukora siporo ariko mutinaniza kugira mutavunika, urumva muzaze muri fit mbahuze na Rutambi. Urakoze cyane, ndabashimiye. Be blessed, turabashimiye cyane.